kuri uwa 16 z'ukwa gatanu 2026 Irene Murindahabi yaje gutungurana cyane. Ubwo rero ku mbuga nkoranyambaga ze yasharingaga amafoto ari kumwe n'umukunzi we, ndetse kuri iyo foto yaje guherekezwa rero na save the date y'ubukwe bwe yitegura gukora mu kwezi kwa munani ku itariki rero 15 z'ukwezi kwa munani 2026. Abantu benshi batunguwe cyane, abantu bacitse urondogoro, dore ko Murindahabi Irene atagiye avugwa cyane mu nkuru z'urukundo. Ubuzima bwe rero bujyanye rero n'umukunzi we ndetse nabo bakundana yagiye abugira ibanga cyane, dore ko bamwe bakekaga ko ashobora kuba akundana na Aisha kubera ko ari inshuti ye magara. Abandi bagiye bamushinja gukundana n'umwe mu bagize itsinda rya Dorcas na Vesina, aho bavuga ko Dorcas ashobora kuba akundana na Irene Murindahabi. Ariko ibyo byose byaje kujyaho rero iherezo ubwo uyu munsi kuri itariki yasohoraga rero umukunzi we abantu batunguwe cyane wita Liliane. Ku mbuga nkoranyambaga rero ibintu byahise bishyuha cyane, abasitari benshi baraza bamwifuriza rero ubukwe buhire. Abasitari benshi baraza bavuga ati ibi ntibishoboka, kubera ko Irene yagiye rero ahisha cyane cyane ubuzima bwe bujyanye n'urukundo ndetse n'umukunzi we. Ariyo mpamvu rero byaje gutungura abantu benshi bibaza niba ari byo cyangwa se ari planka. Ariko kubera ko byanyuze kuri social media ze, nta gushidikanya ko ibi koko ari bya nyabyo, ari iby'ukuri. Ahubwo mu kwa munani mwitegure kuzataha ubukwe bw'umusitari wanyu Irene Murindahabi. Irene Murindahabi Morodekayi Kashamakokero ni umunyamakuru wamenyekanye cyane mu gisata cy'imyidagaduro, akorera imwe muri televiziyo zizwi cyane hano mu Rwanda yitwa Isibo TV. Akaba kandi azwi ku mbuga nkoranyambaga kuri channel ya YouTube yitwa Emma Empire, aho aba afite ibiganiro byinshi n'abahanzi ndetse n'abasitari bagiye batandukanye, ari nabyo akenshi byatumye amenyekana cyane akaba icyamamare hano mu Rwanda. Irene Murindahabi kandi akaba yarashinze inzu ifasha abahanzi yitwa MI Music, aho yatangiriye ku muhanzi nka Niyo Bosco, ndetse aza gufasha itsinda rya Vesina na Dorcas bazwi cyane cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, aho bazwi nko ku ndirimbo ya Donai, Sibayari hamwe n'izindi zitandukanye. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kugaruka kuri amwe mu mateka ya Murindahabi Irene wamamaye cyane mu itangazamakuru, akaba kandi yamaze gusohora itariki y'ubukwe bwe agiye gukorana na Nishimwe Liliane, aho yavuze ko buzaba ku itariki 15 Kanama mu mwaka 2026. Murindahabi Irene mu kiganiro yagiriye kuri imwe muri televiziyo zikorera hano mu Rwanda, televiziyo zizwi cyane yitwa The Choice Live, yavuze ko amashuri abanza yigiye kuri Ecole Primaire de Gasyata, ageze hagati aza kwimukira kuri Ecole Primaire ya Muhima. Arangije amashuri abanza yaje gutsinda ikizamini cya leta, maze asaba ko yajya yiga ataha mu rugo. Hakaba hari gahunda yo gufasha abanyeshuri bamwe rero batsinze ikizamini cya leta, bakaba babohereza ku bigo byo mu mujyi wa Kigali maze bakajya biga bataha. Akaba rero ari nabwo Irene Murindahabi yaje gufashwa kwiga mu kigo cy'i Kigali kugira ngo ajye abona uko azajya yiga ataha mu rugo. Ibyo byatumye Irene akomereza amashuri ye rero mu mujyi wa Kigali, ajya kwiga ku kigo cyahoze hitwa Joke. Arangije kwiga rero yaje gukomereza amashuri ye kuri Groupe Scolaire Don Bosco Ikaduha. Akaba yarahigaga rero ishami bita Literature, Economy na Geography, cyangwa se iyo twakwita REG. Arangije kwiga kuri icyo kigo yaje gukomereza amashuri ye muri Kaminuza y'u Rwanda, muri Kaminuza y'u Rwanda i Huye, aho yize ishami ry'itangazamakuru. Avuga ku rugendo rwe mu itangazamakuru yaragize ati, ku kigo nizeho muri superieri nari umunyamakuru w'ikigo, mu ngando naho aho twari turi nari umunyamakuru w'ingando, ndetse naje gukomeza kwiga itangazamakuru muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda maze kubona buruse ya leta. Akaba avuga ko itangazamakuru ari passion ye, kuko rero iyo arebye urugendo rwe mu itangazamakuru abona byaragiye bimukurikirana. Akomeza kuvuga ku bijyanye n'urugendo rwe mu itangazamakuru yaragize ati,
urugendo rwanjye rwari rugoye ariko runaryoshye, kuko mu myaka 4 ya mbere nkora itangazamakuru nari ntarahembwa n'igiceri cy'icumi. Muri iyo myaka 4 akaba yarayikoreye ibigo bikomeye, ikigo cy'itangazamakuru cya RBA aho yakoze umwaka umwe, ndetse n'indi myaka 3 ayikorera ikigo cy'itangazamakuru cya Isango Star. Muri icyo gihe cyose akaba yaragikoze atarahembwa n'amafaranga n'amakeya. Muri iyo myaka 4 yose yakoze adahembwa, akaba yarakoraga cyane nubwo atahembwaga. Yarazi icyo ashaka kuko yari afite ingero z'abanyamakuru benshi batangiye bakorera ubusa bikarangira bageze ku ntego zabo. Ikindi kandi yongera avuga ko nubwo yakoreraga ubusa atahembwaga, ariko n'abanyamakuru bakoranaga kandi bo bahembwaga, abamurushaga ari abanyamakuru bakeya cyane. Irene akaba yarashimangiye ko yakundaga itangazamakuru ku buryo amafaranga atayatekerezaga, ku buryo baje no kumuha amafaranga agira ngo ntabwo ariyo bamuhaye, agira ngo baramukinisha. Agaruka ku cyamugoye mu rugendo rwe rw'itangazamakuru, yaravuze ati kujya kwiga n'amaguru ku kigo yigagaho muri kaminuza ku kigo cya Kiste, ndetse yava yakajya ku kazi n'amaguru ku kigo cya RBA cyakoreraga ku Kacyiru, yanava yagataha mu rugo akabikora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ari ibintu byamukomereye cyane muri kariyeri ye yitangazamakuru. Abajijwe uburyo yakoreshaga kugira ngo abone icyo kurya, yaragize ati ubundi amafaranga ya buruse niyo nayifashishaga. Ayo mafaranga ya buruse nakuraga amafaranga nakodeshaga ghetto, ndetse nkakuraho n'itike igihe nabaga nananiwe kugira ngo nshobore kuba natega. Abajijwe ku bijyanye n'ibyo kurya, yaragize ati hari umubyeyi wari wariyemeje kumfasha. Uwo mubyeyi yamenyeraga igikombe kimwe cy'amata cy'amafaranga inote y'ijana, ndetse akampa n'ikijumba kimwe cy'inote y'ijana. Ibyo nibyo byamfashaga mu rugendo rwanjye rwose. Ibyo yaramfashaga buri munsi, ndetse yabagangiriye neza, yarampinduriraga kugira ngo ampe ikijumba akampa umwumbati. Ibyo byantunze mu gihe cy'imyaka 3 muri kariyeri yanjye yose yitangazamakuru. Akaba yaranyuze muri urwo rugendo rwose kugeza ubwo abaye umunyamakuru rero wa Isibo TV, ndetse akaba na CEO wa Emma Empire Entertainment, kampani rero ifite YouTube channel ikomeye cyane, ndetse akagira rero n'inzu rero ifasha abahanzi cyane cyane muri management yabo. Akomeza rero ashimangira ko we ubwe rero ntawe aragera, ahubwo ko akomeje gukora cyane kugira ngo arebe ko yazagera ku iterambere nk'abandi. Ndetse ubu ngubu yamaze gufungura rero YouTube channel izajya inyuzwaho uruhererekane rwa filime ye yise rero Isereri. Irene rero akomeje gukora cyane kugira ngo arebe ko yagera ku iterambere nk'uko ubwe abishimangira. Tukaba rero tumwifurije rero imyiteguro myiza y'ubukwe rero afite mu kwezi kwa 8. Turabashimiye cyane kuba mwadukurikiye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Niba utarakora subscribe ikore kugira ngo tujye twibanira muri documentary. Ibiganiro bitandukanye byacu bizabinyura kuri channel yacu umunsi ku wundi. Turabashimiye cyane. Ibihe byiza, amahoro y'Imana niyo tubifurije abazumva mwese kino kiganiro bakageza kuri uyu munota. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.